nyagasani yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Amikuza nyagasani. Muri icyo gihe Yezu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, abikirangirire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakamushima. Nuko Yezu ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona ahanditse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, ibiri muri isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.